mwaramutse neza mwese mudukurikiranye muteze yombi aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Ndagira ngo mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza. Dufate uyu mwanya turebe akantu ku kandi uko ibintu bihagaze. Nge ndi Bosco, turi tariki 13 kwezi kwagiye, turimo turasatira kabisa hagati mu kwezi, ari nako mbabwira nti mbaduko n'ubugingo kabisa twongere kubyerekana imitima muri comment. Sinzi uko byagenze, nanjye nabonye meze gutyo, ariko mwabana mwendagira ngo mumbwire kabisa ikibazo aho kiri, kuko sinzi impamvu ntarimo mbabona, kuko amakuru ndimo ndayaba 5 kwa 5, ariko kandi nanone ntago ndimo ndabibona, ntago ndimo ndababona. Like hejuru, mwongere mu liking byibuze video gira like 80, mwongere kandi nanone muzamure umuriri imitima muri comment nyungana cyangwa se ibitekerezo. Ubwo ndavuga nde? Ndavuga abataramukazi, ndavuga abakunzi ba Bosco mwese kabisa muri mu bice bigiye bitandukanye, mwese mwahisemo kwiyumvira ndetse no gutega yombi ibiganiro bya Bosco. By'umwihariko ariko nkabwira abakunda amakuru, kubakunda amakuru y'ukuri, ubwo nibomba angarukaho cyane. Reka rero noneho aka kanya dufate uyu mwanya twinjire mu bintu bikomeye cyane, byandi wa muhanzi yavuze bati niba utazi kubyina wasigaye. Ndagira ngo mbwire ko rero nutinda gato cyangwa se nujijinganya uza gusigara. Ngiye kwinjira muri deba ikomeye cyane hagati ya Israel, u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wamenye wa muntu we ko Perezida Isaac wa Israel yarari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa kabisa, imbere indani yaje gura na Felix Tshisekedi, baganiriye, hari ibyo baganiriye mu muhezo, ndetse hari n'ibyabashije kujya hanze, hari byakozweho ubushakashatsi, ndetse hari n'ibyagiye bishyirwa hanze hakurikijwe aho umubano w'ibihugu byombi uri. Ndetse kandi ibingibi bikaba byaje kugaruka ku ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushungura. Nkaba naje kubona icyo bita mu by'ukuri imihindagurikire y'intambara, ndetse mbona ko igihugu cya Israel iyi ntambara mumaze iminsi mubona, imirwano mumaze iminsi mubona, bimwe mu bintu twagiye tugarukaho, ndaza kubisubiramo ibyo nshaka kubabwira. Mu by'ukuri ibyo bintu rwose Israel nta kabuza ibifitemo uruhare. Qatar gukorana n'u Rwanda cyane, Israel gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane, bisobanuye iki muri intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Biragira ngaruka ki ku biganiro bya Doha? Ese ibi byose berekeza he abatuye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Niho rero tugomba kuba mu by'ukuri tubera ahangaha tugakurikirana akantu ku kandi. Nagira ngo ni ukunda Bosco iyo yagarutse mu tuntu twe, kabisa ufyonde aho ngaho kuri ako ka like, ubundi twikomereze cyangwa se na sharing kimwe muri byo. Bamurimo kubivuga nuko kabisa mwaradohotse cyangwa se mwacitse intege ku buryo bukomeye cyane muri groupe. Ntago ndimo ndababonamo, abamwe murimo muragenda kabisa mwikozamo muvamo, ariko nagira ngo mbabwire ko link nongeye kuyigarura. Reba muri comment ya mbere niho nayishize, hanyuma uyikandeho ugere muri groupe yacu ya WhatsApp. Harimo na nimero yanjye ushaka kunyandikira, abashaka ubufasha cyangwa se n'ikindi kintu cyari cyo cyose cy'ingenzi muranyuraho. Uruzinduko rwa Perezida wa Israel Isaac Herzog Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rufite byinshi rusobanuye kuri Afurika muri rusange. Perezida wa Israel Isaac Herzog yakoze uruzinduko rw'akazi Kinshasa, uruzinduko rw'iminsi 2, tariki 11 Ugushyingo 2025. Akaba ariwe perezida wa mbere wa Israel kuva mu myaka myinshi ugiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagiye byandika kuri izi nkuru, birimo The News, harimo Ikots CD, harimo Presidence de la Congo, ibitangazamakuru Opinion Info CD. Ibyo byose ni ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, Military Africa Intelligence. Ibyo ni ibitangazamakuru byose tuba twagiye dusura kugira ngo tugukusanyirize aya makuru wa muntu we. Inyandiko zigaragaza ko ibiganiro biri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Israel byibanze cyane kuri izi ngingo zikurikira: harimo ubufatanye mu by'ubukungu, ubufatanye mu by'ikoranabuhanga, ubufatanye mu by'ubutabazi, ubufatanye mu bikorwa remezo, ubufatanye mu buhinzi, ndetse ubufatanye mu mutekano. Hari ingingo zunganiranamo zigera kuri 2, icyo bita ubufatanye mu butabazi n'ubufatanye mu mutekano. Izi ngingo mw'abantu mwe murumva ko ari ahantu zifite zihurira, ndetse kandi nanone ntago ibijyanye n'ibikorwa remezo bishobora kubakwa ahantu hatari umutekano. Icyo ni ikintu nanone ugomba kubasobanukirwa. Ari mpamvu ngubwira ni Israel
cya gihugu kizwiho kutagira imikino gishobora kuba kigiye kuba cyatera noneho amapine cyangwa se kigiye kuba cyakanagiza ibirenge byacyo biri official cyangwa se ku mugaragaro ku butaka hano bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu hose indani. Ku bijyanye n'umubano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, perezida wa Israel Isaka yavuze ko mu by'ukuri hagomba kubaho ko ikibazo kiri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu by'ukuri iki kibazo kiba ikibazo cy'isi yose. Ikibazo cy'isi hose, aho yavuze ko hakwiye gushyirwa imbaraga mu gusoza iki kibazo mu mahoro hagati y'impande zombi, yirinze kugira uruhande afata imbere y'itangazamakuru ndetse n'amagambo mbwirwaruhame yagiye avuga cyangwa se public speech yagiye avuga hariya ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ariko nanone buriya dukurikira akenshi ari igihe usanga ari ngombwa ko ureba ibikorwa. Bimwe yavuze ati murebe ibyo nkora nimwumva ibyo mvuga. Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izaba inshuti idasubirwaho. Kakantu murakumva, izaba inshuti idasubirwaho ya Israel, kandi ko hari ufunguzo rushya mu bufatanye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Israel. Ako kantu ngira ngo nako muba murimo mukumva neza rwose, barimo bagenda babigarukaho cyangwa se babivugaho. Iki kibazo rero nanone kiri hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo cyashyizwe mu byavuzwe cyane muri uruzinduko rwa Israel. Gusa Israel ikavuga ko cyangwa se perezida w'iki gihugu mu izina ry'igihugu muri rusange akavuga ko hagomba kubaho ubufatanye kugira ngo ibibazo bikemuke bwagiraga i Kinshasa. Ati byaba byiza umuryango mpuzamahanga yubanze kuri aya makimbirane aho kuguma kuri Israel. Israel yavugaga intambara irimo yo na Hamas n'imitwe ya Hamas nyine, aho yavuze ko perezida Isaka Onzanga yavuze ko mu by'ukuri isi ntabwo ikwiye kuba iri kwibanda ku bibazo by'abanya-Israel gusa, ahubwo isi akaba ifokasinga cyangwa se ireba kuri iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri ibindi bakaba babyihorera kuko bidafite ishingiro cyangwa se mu by'ukuri ubona ko hari aho bigera ugasanga ni bindi. Ibyo nibyo uyu mugabo yaje kubagira iki avuga mw'abantu mwe. Dukomeje cyangwa se nkomeza kugenda mabwira amwe mu makuru y'ibyo yakomeje kugenda avuga uno mugabo, dore ko ari na byinshi wa muntu we. Mu by'ukuri yavuze ati hari igikwiye gukorwa cyangwa se hari igikwiye gukorwa kurusha ibindi. Nta kindi gikwiye gukorwa kurusha ibindi no gutabara ubuzima bw'abanyekongo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi avuga ko mu by'ukuri we mu izina ry'abakongomani cyangwa se ry'abanyekongo bemeye ubushuti. Uruzinduko rwo kugarura umubano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Israel mu nzego zitandukanye. Ku bijyanye n'u Rwanda, ntabwo ibyo biganiro bigaragaza ko cyangwa se mu by'ukuri mu biganiro bagiranye ntabwo Isaka Onzago yigeze mu by'ukuri ahagarara ngo avuge cyane ku bibazo by'u Rwanda cyangwa se ku bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko yavuze ko icyo kwishimirwa ari uko ikibazo rusange cyabaho kigakemurwa cyo kugaruza amahoro mu karere. Aho yagize ati ubwitange bw'umuryango mpuzamahanga bugomba kuba ari wo mubano cyangwa se bugomba kuba ari bwo bushingirwaho kugira ngo umubano wongere kugaruka. Ibijyanye n'abasirikare ba Israel bavugwa mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo nabyo ndagira ngo tubigarukeho. Bivuga ko rero kuri ubu ngubu igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyaba cyarahisemo gukoresha tekinike zikoreshwa na Israel. Ibintu abantu batigeze batekerezaho mu minsi yashize, ariko kuri ubu ubwo perezida wa Israel yageraga hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibwo abantu benshi basa naho bahumutse amaso. Hari amakuru avuga ko Israel yari ifite amasezerano hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku by'umutekano, aho hari amabwiriza ko hari abatoza icyo bita instructors b'abanya Israel bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bafashe gusana no guteza imbere ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no kwiyubaka. Ariko hari kandi bitangazwa ko Israel yakuye abatoza bayo cyangwa se abarimu bayo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo intambara hagati ya Israel ndetse na Hamas mu 2023 yarushagaho kugira imbaraga. Kubyerekeye kuri raporo zigenda zivugwa n'aba experts b'umuryango w'abibumbye, izi raporo zitangaza ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo hari
mo igihande cy'ingabo z'u Rwanda, igihande cy'abacancuro, igihande cy'ingabo za Kongo, ndetse nyine ukabona ko bisaba imbaraga nyinshi gukurikirana umuntu ku wundi kuba bari hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa kimwe mu bintu nshaka kuba nakubwira nuko ubu system muri kubona iri gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC byamaze kuba bimenyekana ko ari system ikoreshwa n'abanya-Israel. Niba ushaka ko wabisobanukirwa reka mbigusobanurire wa muntu we, nicyo kiba cyatwicajwe ahangaha. Hari icyo bita RTF cyangwa se BAT mu gihe burayo. Izi ni indege zo mu bwoko bwa drone, ni indege zo mu bwoko bwa drone zikoreshwa na Israel, ndetse izi ndege amakuru akaba agaragaza ko zizwiho mu by'ukuri rwose ko zifite ubushobozi buhambaye. Ntabwo izi ndege arizo ziri hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se na systeme nyine zijyanye n'ibi ndimo mbabwira ahangaha, ntabwo ari yo iri hehe hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyirizina, ariko bivuga ko yamaze gukorerwa icyo bita copy paste. Copy paste ni gute rero? Ngo izi ndege za Sukhoi ntabwo zigikunda gukoreshwa cyane. Izi CH-4B murimo mubona hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigenda mu by'ukuri zigenda zikora akazi mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Iyi ni systeme yakopewe kuri Israel, ndetse iyi akaba ari systeme yifashishwa mu kugabanya umubare w'abasirikare baba bari kugenda bapfira ku rugamba, kugabanya ibyangirika ku rugamba. Urumva iyo ufashe abasirikare ugafata ama tanks, ama truck, hanyuma ugashyiramo za lisansi cyangwa se za mazutu, ugafata akanya ko kugenda, ibyo byose nyine hari icyo bita cost ibiri kugendaho nini kurusha nanone kuba wafata indege ugavuga ati indege okay irahari, icyambere tugomba gukora no kuyagurutsa ikajya kurasa igihe, kandi nanone usanga biri indege guhusha biragoye, ariko kandi nk'icyo giciro cyinshi kiba cyashyizwe nanone ku butaka, kunambara ku butaka nyine ku basirikare bo hasi, ugasanga hari n'igihe batageze ku nsinzi cyangwa se batanageze naho wifuzaga ko bagera, nyine ugasanga nyine ntabwo bisobanutse. Ari nayo mpamvu rero guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'igihugu gifite ubushobozi cyahisemo guhita gikoresha iyi systeme ntakumirwa, systeme ntavogerwa rwose, imwe muri systeme zirindwa mubi y'abanya-Israel. Rero nk'uko bigaragara ikaba yaramaze kwadoptwa ngaha rwose muri intambara mu Burasirazuba bwa Kongo. Ngira ngo mwabyumvishe neza, mwabyiyumviye kabisa, mwabyiyumviye uko biba bihagaze. Ntabwo biba byoroshye, ariko mu by'ukuri ni ikintu kiba kigomba kuba kibaho mu by'ukuri. Ariko amakuru akavuga ko Israel nubwo irimo irakorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe no kuba mu by'ukuri nayo yugarijwe n'ibibazo, irimo iragenda gake rwose hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi kintu nabonye cyakomeje kugenda kigarukaho cyangwa se kirimo kivugwaho nuko mu by'ukuri byinshi mu byaganiriwe hagati y'aba bayobozi bombi, ubwo ndavuga umuyobozi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwana Felix Tshisekedi Tshilombo, ndetse tukagaruka nyine no kuri uyu Isaac Homzag. Ntabwo byigeze bivugwa, byagizwe ni nkaho byabaye mu muhezo. Uruzinduko rero yatangiye hagana ku itariki 10 shyira ku itariki 11, akaba yarusoje tariki 12 ku munsi w'ejo, yerekeza nyine muri Israel, aho agomba nyine gusubira gukomeza imirimo ye igiye itandukanye. Hanyuma rero reka munyemerere twimure aya makuru yacu tujye no ku zindi ngingo turebe uko ibintu byifashe cyangwa se uko bihagaze. Abatuye mu mujyi wa Goma kugeza kuri ubu ngubu barakinubira imiyoborere y'umutwe wa 23 nyuma y'uko uyu mutwe umaze igihe wigaruriye uyu mujyi. Ibi byaba biri guterwa n'iki cyangwa se byaba biri guturuka hehe? Muri raporo yaje gushyirwa hanze cyangwa se mu makuru yaje kujya hanze kuri iki kibazo, bivuga ko ngo ibi byaba biri guterwa no kuba umutwe wa 23 umaze iminsi rwose
utwara imisoro myinshi cyane, cyangwa se abaturage bo mu mujyi wa Goma nyine babaka imisoro irenze ukwemera ndetse n'idateganyijwe. Bakavuga ko rero hakwiye kugira igikorwa vuba mu maguru mashya, bitaba ibyo ngibyo rwose ngo imyigaragambyo iraza gutangira nk'uko birimo bigenda bigaragazwa ahangaha. Ati imyigaragambyo rwose iraza kuba itangira mu minsi iri imbere nihatagira igikorwa, kuko ngo bimaze kuba mu by'ukuri ndengakamere, bimaze kuba ibikorwa by'indengakamere. Wakwibaza ngo biteye bite cyangwa se bihagaze bite? Goma abaturage bararira kubera rero imisoro itemewe ishyirwaho n'inyeshyamba, harimo ngo niyo gusaba uburenganzira bwo gushyingura abapfuye. Ni mu gihe iki gihugu mubizi ko cyahungabanyijwe ku buryo budasanzwe n'intambara, ndetse abaturage bavuga ko no kubona ibibatunga biba bigoye. Mu bice bifitwe n'inyeshyamba za 23 abaturage baravuga ko basigaye bacibwa imisoro itandukanye ku kintu cyose bakora mu buzima bwa buri munsi. Amakuru aturuka mu baturage yemeza ko ubuzima bwabo busigaye bwarabaye mu by'ukuri bwo gutanga imisoro. Bavuga ko ari nk'ubucakara ndetse budafite ishingiro habe na gato. Abo ku irimbi rya Makao n'abajyanye gushyingura ababo bapfuye barasabwa kwishyura imisoro yo guhagarara cyangwa se parking mbere yo kubona uburenganzira bwo kubajyana mu irimbi. Iyo nayo ngo ikaba yindi, niyo ushaka kwinjira mu irimbi gusa ngo baragusaba umusoro. Nk'uko umwe mu baturage yabibwiye abanyamakuru, ngo iyi ngeso iteye agahinda, ariko ubu yabaye nk'itegeko muri ako gace, ngo kandi nta muntu ushobora kubivugaho kuko bose batinya ibihano bikomeye bashyirwaho cyangwa se bashobora guhabwa. Ngo iyi misoro y'agahato yageze no ku bindi bice byose byo kwinjira ndetse no gusohoka mu mujyi, aho abahinzi basabwa kwishyura amafaranga igihe basubira cyangwa se bavuye mu mirima, ndetse n'iyo baba batwaye umutwaro muto nk'imineke, imikeya nyine iri aho ngaho. Bivuga ko rero ngo ibi bikwiye kuba byaba mu by'ukuri byahagarikwa. Abaturage bavuga ko ubuzima busigaye bwarabaye ingorabahizi, ndetse bagasaba ko ibikorwa biri kubera muri uyu mujyi byahagarikwa kugira ngo ubuzima bubashe kuba bwakomeza.